murazi ko buri gihe iyo twatangaje amanota y'ibizamini bya leta mu by'ukuri tunagerageza kureba abanyeshuri bakoze neza. Uyu mwaka rero turareba mu byiciro bitandukanye, aho mu burezi rusange abiga imibare na siyanse, umunyeshuri wakoze neza wahize abandi kurusha wahize abandi bose yitwa Arengerwe Merci Alliance, akaba yiga kuri Cornerstone Leadership Academy, akaba ari ishuri ryo muri Rwamagana, yagize amanota 96 n'ibice bitandatu. Hanyuma mu bumenya muntu Kagemana Jean Lambert wiga kuri ES Cyabingo muri Gakenke, niwe wahize abandi muri icyo cyiciro agira 95 n'ibice 7. Hanyuma mu ndimi Mugishabayo Jennifer wo kuri College de Christua Nyanza abari uhiga abandi agira 93 n'ibice 49. Tugiye mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, harimo Iradukunda Fabrice, harimo ibyiciro bitandukanye, hakaza Nshimiyimana Hakim kuri TSS, Ashimwe Philibert Nelly Gicumbi TSS, Ashimwe Philippe Nelly kuri Gicumbi TSS, Muganza Samantha MIPC, hakaza Kizimana Yves Rwanda Coding Academy, Irakoze Delice Kisaro TSS, Twatsi Jean Vianney Serora Dogaseke TSS School, hakaza Bisetsi Yaremye Obed Apena muri Kirehe, Twizeyimana Patrick GS Gasetsa, bose bakaba baragize hejuru y'amanota 91%. Twajya rero mu masomo mboneza mwuga, aho muri Associate Nursing Program wahize abandi ni Gitangaza Raban GS Gahini. Hanyuma muri Baruramari wahize abandi ni Singizwe Fraterine Eyave Ntendezi. Muri mu nderabarezi naho dufitemo abanyeshuri 4 bahize abandi bitewe n'ibyiciro biga, hakaba harimo Hategekimana Dieudonné Nyamata TSS, Nyamata TTC nambabarira, Shimiyimana Emmanuel ENP TTC Kirambo, dufite Umukiza Celestin TTC Muramba, hanyuma na Twagira Umukiza Olivier TTC Matimba. Mbere tugiye guheraho kuko umuyobozi wa NESA yabakurikiranye ku rutonde yitwa Arengerwe Merci Alliance, ni yigaga kuri Cornerstone Leadership Academy mu karere ka Rwamagana. Arengerwe arahari? Arengerwe ntago yabonetse, ubwo turakurikizaho wahize abandi ariwe Kagemana Jean Lambert wahoze mu kanya bibwira. Kagemana Jean Lambert araza gutambuka imbere, ufite igihembo arakizana hafi, araza gushyikirizwa igihembo na Minisitiri w'Uburezi. Kagemana tambuka bakurebe rwose, bahoze baguha amashyi, ariko nandi bayaguhe urayakwiye. Ego rigiraho nuko ati nuko komeza zatera imbere. Murabona ko bamushyikirije igihembo kirimo certificate yuko yakoze neza cyane, ariko bamuhaye na mudasobwa. Mudasobwa rwose ni igikoresho cyiza muri iyi minsi, ushobora kuheraho wiga ariko uzagikoresha no mu kandi kazi no mu buzima buri imbere. Nyakubahwa Minisitiri murakoze. Ego reka duhamagare n'ababyeyi, kaduhamagare n'ababyeyi baje bamuherekeze. Ego abaje bamuherekeje
yego mubaha inzira. Jean Lambert mubaha inzira. Yego murakoze ababyeyi, mwarakoze kurera neza. Nuko yego nuko murakoze. Amafoto y'urwibutso yafashwe. Tugiye guhamagara Mugisha Abayo Jennifer abazana igihembo, twababwira bakigira hino. Uyu Mugisha Abayo Jennifer murabona aratambuka, arahabwa igihembo na Minister of State. Nuko aramuhobeye rwose n'urugwiro rwinshi. Iki gihembo mwakibonye ni certificate yuko yabaye umuntu wakoze cyane. Murabona na computer nawe barayimuhaye. Hanyuma ababyeyi be ndizera ko bari hafi kugira ngo nabo baze dufate ifoto. Nuko ati mwana wacu duhesheje ishema. Nuko ego uzakomereza aho n'ubutaha, uzakomeze ubahishe ishema. Yakwa Minister of State mwasubira kwicarira, tugahamagara umuyobozi mukuru wa NESA, niwe ugiye kudutangirira mu guhemba aba wabaye uwa mbere mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro. Ni Iradukunda Fabrice ntabwo nawe yaboneka kuri Nyanja TSS. Nshimiyimana Hakim nawe ntabwo yabonetse. Abantu babaye ndashyikirwa bataje banza byabagoye. Ashimwe Philippe Neri wa Gicumbi CSS katambuka n'abazana igihembo bakaba ari hafi, ariko n'ababyeyi baraba bigiye hafi. Ambwiye ngo congratulations, takira ishimwe. Uko yego ababyeyi nawe mwigire hafi. Ababyeyi bigire hafi. Yego ndamubona atambuka n'ikwe. Nuko tambuka dufatiye urwibutso. Deje arimo aramaganiriza, abanza arimo kumubaza ngo byari byoroshye cyangwa byari bikomeye. Nuko aha nuko mu gihe Muganza Samantha arabayitegura, araza gushyikirizwa igihembo na PS nabo arabayitegura. Yego abafata ifoto y'urwibutso ngira ngo mwayifashe, murakoze. Nuko muzahore mujya imbere. Nuko Muganza Samantha nawe igeze kubiyereka mu kanya.
Muganza Samantha yiga kuri Muhabura. Tambuka ahabwa igihembo na PS nawe agiye kutugeraho, n'abafite igihembo nabo bigire hafi. Nuko komeza utera imbere. Mwabibonye ibihembo bose bafite computer, bafite na certificate. Computer twabivuze ko ni umusingi ukomeye, ushobora kwiheraho ukayikomeza amashuri, ushobora no kwiheraho ugatangira akazi. Ababyeyi nabo bahageze rwose, ni byiza. Yego mumukikije. Ego abaturanyi baravuga ngo akamwemwe ni kenshi, urabona ko banezerewe kandi nibyo abajeje ishema. Nuko haraza gukoreraho mu kanya Hakizimana Yves wo muri Rwanda Coding Academy bari hafi. Hakizimana Yves, Rwanda Coding Academy, agiye guhembwa na DG RTB natambuke ashyikiriza igihembo Hakizimana Yves. Woni DG barimo guha amashyi kuko izi TSS zose rwose ziri mu maboko ya DG RTB. Hanyuma Yves nuko aramushimiye, muramubona. Ibihembo byiza byabateganirijwe ngibyo, computer certificate muri Coding Academy. Buriya wabona ira computer zahita yikoresha rwose akazi ejo bundi arababaye umukire. Nuko n'ababyeyi bahageze, ni byiza cyane. Mu gihe barimo kwifotoza, witwa Irakoze Delice wa Kisaro TSS arabayitegura, arahabwa igihembo na DG Hek. Delice tambuka baguha amashyi, nawe urayakwiye menshi. Baguha amashyi nuko tambuka, bafite igihembo bakizane. Ego computer na certificate barayimuhaye, bafashe ifoto y'urwibutso n'ababyeyi baraba bari hafi. Ego mutambuke mushimire, yongeye kubahesha ishema. Nuko abanyeshuri bahize abandi rwose turabashimiye n'igihugu cyose. Mujye musubiraho mwigaga mu baganirize mubwire ibanga nabo bazatsinde bare nkamwe. Nuko uzakomeze utere imbere. Turaza gukurikizaho witwa Twatsinze Jean Marie Vianney, arahabwa igihembo na DVC UR. Ego tambuka. Nuko ati komereza aho ngaho, uri umuntu w'umugabo, nzakubone kuri kaminuza. Numvise ayimwongorera, mfite amatwi agera kure. Nuko ego ababyeyi nabo baraba batambuka bigira hafi. Igihembo gikurikiraho, yego nuko babyeyi beza mutambuke. Igihembo gikurikiraho kiraba ari icya Bisetiyaremye Obedi wo kuri Apena nasho, kiraza gutangwa na DG REB. Nuko mwarakoze cyane babyeyi, nawe musore. Nuko aho musubireyo, hanyuma dukurikizeho Obedi aratambuka na DG REB. Ego abafite igihembo mwigire hino mwihute. Rwose murabona Obedi yaberewe cyane, murabona tikomerezaho.
saba umuntu w'umugabo, ababyeyi bahageze mutambuke, nibyo murabikwiye. Ego, aha, nuko murakoze. Turakurikizaho Twizeyimana Patrick wo kuri groupe scolaire Gasetsa mu karere ka Ngoma. Tambuka Patrick arahabwa igihembo. Umuyobozi wungirije urwego rw'igihugu rishinzwe isuzuma gukoresha ibizamini NESA DDG atambuke. Tambuka ibihembo ababishinzwe bahageze. Ababyeyi ba Patrick babari hafi, ati nuko ego n'ubutaha uzakomeza uze imbere. Ababyeyi bahageze mu gihe mukanya haraba hitegura Gitangaza Rabani araba yitegura, araza gushyikirizwa igihembo n'uhagarariye ishami rya UNESCO mu Rwanda. Nuko ego mwakoze cyane. Gitangaza Rabani niwe tugiye guhemba, yavuye kuri groupe scolaire Gahini Kayonza, arabwa igihembo na SG UNESCO mu Rwanda. Igihembo kigeze hehe? Ati nuko ego, ko gafoto ni mugafate. Gitangaza Rabani turimo turamubona neza rwose. Nyakubahwa Minisitiri yakuzaniye certificate yuko uri umuntu w'indashyikirwa. Nuko Gitangaza abaye Gitangaza, ubwo n'ababyeyi barabigira hafi. Ego, ufite iyo foto nziza rwose. Turaba tugeze kuri Nisingizwe Fraterne mu kanya wa Ntendezi Nyamasheke, araza guhabwa igihembo na DVC RP. Ego, murakoze. Nuko Nisingizwe Fraterne wa Ntendezi. Tambuka, yavuye i Nyamasheke. Murabona rwose katambuka, murabona. Nuko igihembo, abafite igihembo. Ego, certificate computer. Turi umuntu w'intwari waratsinze, uzakomeza utere imbere. Ababyeyi be bigire hafi. Ego, mwegerane neza dufate iyo foto. Hanyuma haraba yitegura Hategekimana Dieudonné wa Nyamata TTC Nyamata, araza guhabwa igihembo n'umujyanama wa Minisitiri bita Sitiye Gatabazi Pascal. Araba yitegura, niwe uzihemba ukurikiraho. Dieudonné. Ego, tambuka Dieudonné, tambuka ushimwe nawe mu ruhame bakubone. Wakoze. Ati nuko igihembo ye kukimushyikira. Ubwo n'ababyeyi baraba bari hafi. Haraza gushyiraho Nshimiyimana Emmanuel, igihembo cye araza kugishyikirizwa n'umuyobozi wungirije wa RTB. Ubwo nawe araba yitegura mu kanya.
nuko rwose na murumuna we bamuzanye, na murumuna bazaba wa mbere ubutaha. Abadukurikiye barabizi ko abana hari igihe ibirori bibarenga bikaryoha cyane, mwamubonye. Nuko nawe ubutaha uzaba wa mbere, sibyo mwana? Yego, murakoze cyane. Tugiye gukurikizaho Nshimiyimana Emmanuel, arahembwa n'umuyobozi wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Nshimiyimana Emmanuel niwe ubanziriza baduhemba babiri ba nyuma. Tambuka wigira imbere bakubone. Ora baje babiganiraho mubwira ngo buri ibanga ryari irihe. Nuko ab'igihembo mwigire hafi. Nuko yego, murakoze. N'ababyeyi bari hafi. Haraza gukurikiraho dufite Umukiza Celestin mukanya niwe uza guhembwa. Araza guhembwa na ushinzwe uburezi mu ntara y'Iburasirazuba yitwa Butera. Araza guhemba umunyeshuri ukurikiraho. Yego, nuko dufite Umukiza Celestin wavuye kuri TTC Muramba muri Ngororero. Atambuke, igihe atambuka n'abafite igihembo barigira hafi. Na Butera uza kumuhemba, Butera ushinzwe uburezi mu ntara y'Iburasirazuba. Yego, tambuka. Yego, aramushimiye cyane. Nuko yego, nuko TTC Muramba muri Ngororero. Warakoze cyane Celestin. Umunyeshuri tugiye guhemba usigaye ni Twagira Umukiza Olivier, nawe yavuye kuri TTC Matimba cyangwa Matimba. Arahabwa igihembo na Minisitiri w'Uburezi. Nanone kugira ngo n'abanyeshuri bose bahembwe babe bitegura kuza gufata ifoto y'urwibutso. Yego, tambuka Olivier, tambuka. Minisitiri agushyikirize igihembo cyawe. Olivier vuye Matimba. Computer nawe ribonye na certificate. Niba mwakurikiye mwabonye ko abanyeshuri bose bahembwe bahize abandi bahabwa ibihembo bimwe. Ababyeyi ba Olivier twabasaba gutambuka, hanyuma mu gihe barimo kuza. Yego, mu gihe barimo kuza abanyeshuri bose bahembwe barabitegura kuza imbere bafata ifoto y'urwibutso bari kumwe na Minister of State na DG Wanesa. Yego, muramubona rwose arahembwe Olivier. Murakoze cyane. Tugiye gufata ifoto ya nyuma. Yego, murakoze cyane babyeyi beza. Ifoto ya nyuma abanyeshuri bose bahembwe bigira imbere, begere Minisitiri araba muri iyo foto na Minister of State na DG Nesa, tugafata ifoto idusoreza iki gikorwa. Murazibona izo ntore zahize abandi banyeshuri biganaga.
gute mutabaha amashyi ahagije, mubaha amashyi rwose barayakwiye menshi menshi menshi. Ba photographe sinzi niba ifoto babona abantu bose, murababona? Murashaka ko bigiramo hagati? Murebe ukuntu yego mwegerane dufate ifoto, agafoto k'urwibutso, murazagashyira no kuri CV kera, bazagashyiraho rwose. Ego uriya mwana w'umukobwa ari inyuma, buriya muramubona, aza imbere kugira ngo rwose. Na Samantha yaje, nguyu twari tutaramubona. Nuko banyakwa minisitiri murakoze, abanyeshuri mwahize abandi murakoze. Iyi foto ya nyuma y'urwibutso